ndabahaye ikaze mwe mudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu. Ubu noneho ni X Protector Class. Iri ni ishuri twigiramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye bya electronique. Ubu noneho uyu munsi turi muri class ya mbere, tuje kwiga bwa mbere, ni umunsi wa mbere wo kwatendinga muri class. Iri ni isomo rya mbere tugiye kwiga, ni ku isomo rivuga ko ibyo dushobora gukora kugira ngo tubone umwanya wa telefone, cyangwa se telefone yacu ireke kuzura vuba, cyangwa se ikintu dushobora gukora kugira ngo telefone yacu ikore neza. Ikintu cya mbere ugomba gukora ni iki? Murabona ko ndi muri telefone yanjye. Yes, ibyo ngibyo murabibona. Hanyuma uraza urebe application yitwa File. Ndakeka iyi application nta muntu utayifite muri telefone. Iyi application yitwa File. Iyi application nta muntu utayifite. Rero icyo gukora wikandaho. Wamara kwikandaho nta kindi ukora, urareba bya bintu ushobora gusiba. Ushobora gusiba ibintu, ukaza wenda ujya kadusiba ibintu kugira ngo mubibone. Wenda kanze mu mafoto, ndebe ifoto nsiba, amafoto atari ingenzi. Inkingi ntabwo ari ingenzi. Ni wenda nsiba amafoto makeya. Ni nuko. Sorry. Iyi foto niyi hasiba amafoto 3. Niyi wenda. Aya mafoto 3 reka nyasibe. Ubona ko umuntu ashobora kwibwira ngo agiye gusiba. Buya gusiba ibintu ntago babi hatanze umwanya ako kanya. Iyo usibye ikintu bura ntago kiba kigiye burundu. Hanyuma ubu noneho uraza ugahituza ugakanda kuri tuno tuntu 3. Nongere mbibutse ko uburyo ndi kukwereka ni uburyo ushobora gukora kugira ngo ubone umwanya wa telefone. Ubonye umwanya wa telefone kandi telefone yawe ikore neza. Dore ukanze kuri tuno tuntu 3, tuno turonko ukanzeho, uretse turebe hano handitse slash. Ubona ko slash yatwaye kilobyte 215, ukayikandaho. Wamara kwikandaho urabona ko urategereza ikarodinga. Ubona ko bya mafoto nasibye ngaya hano muri slash barimo. Wanyuma ukaza ugahita ukanda aha ngaha handitse all time, kuri kano kantu ugakirikamo hano. Muri kano kantu ukirikamo, hanyuma iyo ukiritsemo bya bintu byose bitaye selected none ukabisiba nabyo. Yes, ukabisiba. Wamara kubisiba, slash yawe ubona ko itigaragara ko nta kintu kirimo. Iyo ni isomo rya mbere, ni uburyo ushobora kubona umwanya wa telefone. Ibi rero ushobora gusiba ibintu kuriya. Hari n'ubundi buryo bundi ushobora gukoresha kugira ngo telefone yawe ntizashobore kuzura n'umunsi n'umwe, ahubwo ujye uhora uyikoresha neza kandi bikunde. Burya muri iyi application, waba uyikoresha cyangwa utayikoresha, iba ifite megabyte runaka ikoresha ikazitwara nta kindi kintu ikazitwara. Cyane cyane nk'izi application dukoresha za WhatsApp na za dusanzwe dukoresha buri munsi, igenda zitwara megabyte nyinshi kuri bya bintu by'amakashe, ibyo bita kashe, bya bintu biri unused, ku buryo byo ugasanga telefone yawe yuzuye, ku buryo nta kintu wakora kuri telefone yawe kandi nta kintu izo megabyte wazikoresheje. Uraza ugakanda cyane kuri application. Wenda ubwo nkanze ku cyo bita WhatsApp business. Uraza ugahita ukanda aha hantu, handitse ngo app info. Ahantu handitse ngo app info urahakanda. Wamara kuhakanda ugategerezaho gato. Urabona ko ubu noneho duhita twinjira mu cyo bita twagiye. Wait. Uraza ugahita ukanda, nakanze gutya, uhita nkanda kuri app info. Maze ukanda kuri app info, mpita muhanda ahantu handitse kuri storage. Wamara ukanda kuri storage, urabona ko uraza ugahita ukanda ahantu handitse ngo clear cache. Ntukande kuri clear storage. Ukanze kuri clear storage, ibintu byose wasetinze muri iyo application byose urabibura. Ukanda handitse ngo clear cache. Ahantu handitse clear cache kuri uruhande rwo hepfo muri kuhabona, niho hanze. Ubona ko ubu ngubu iyo hakanze ibintu biba bibaye. Ibyo bintu ubikora kuri application zose ufite muri telefone yawe. Niyo guhamagara reka mbikore.
ukanda kuri storage, kiriya kashe zira kilobyte nazo nkazikuraho. Yes, ibi bintu ubikora daily, nk'uko ureba status washyize kuri WhatsApp yarebwe n'abantu bangahe, cyangwa se ureba ibindi bintu, ibi nabyo ni kubikora, kuko ibi bintu uko ugenda ubikora niko telefone yawe ugenda uyirinda kuba yakora nabi. Bibutse ko ibi bintu ugenda ubikora bituma telefone yawe ikora neza, icyo nicyo cya mbere, kandi umwanya wa telefone ukaguma wuzuye ari wose nta kibazo. Niba mfitemo ama application menshi bitewe n'ibintu mba nkora bya online, rero umuntu agira ute arabisiba. Kugira ngo video itaba ndende rero isomo rikaza kuba rirerire, reka ndekera aho ngaho gusa. Mwebwe icyo mugomba gukora, mugomba kubikora uhereye kuri application ya mbere kugera ku ya nyuma, ukagira ute ukarinda telefone yawe kuba yakora neza. Mbibutse ko iyi somo twize uyu munsi ni twereka uburyo dushobora gufata telefone yacu tukayirinda kuba yakuzura, ugasanga umuntu aguza telefone mu kwezi kumwe telefone yise yuzura. Nuko ibintu ataba bikora. Ikindi kandi igatuma telefone yacu ikora neza, ni uburyo bwa mbere. Rero nkomeze mbararikiriye kuzakurikirana ibindi biganiro byacu bikurikiyeho bibigisha ibintu bigiye bitandukanye kuri electronics cyangwa se kuri networking. Rero tuzagenda tubagezaho ibintu byiza bigiye bitandukanye. Mukomeze kugira ibihe byiza. Ni Junior, sawa, mugire ibihe byiza.